ngiye imyatoye. Ndumva uzi kwivuga neza ariko bivuze uri se ntabwo uramwonyere. Nagize ngo mbanze mwivugire. Warese se nimba wamugaragaje akivugira. Byabaye ngombwa ko mbanza kumwivugira kuko n'umwana wanjye. Ko rero umushaka umwana yakenera umugeni mu muryango. Ngo yabakiri umwana yajya ku ishuri. Kuba akiri umwana ariko si umwana wo gutumutse. Naje ngaragiye basabe bahaguruke. Basabe bahaguruke kandi nzi neza ko ni intore zatojwe bazi nk'intore nyine. Kuko waje usaba seka n'abanga ukaba wumva utaje gusaba baseka n'abanga, none se ko wateye umusa kandi iserukira umuryango aho turamenya ari uruhe muri abara. Mu Kinyarwanda ubundi ni ukuvuga mba kumujya inyuma bakamwerekeza kugira ngo aze guseruka nk'umuntu ugaragara. Nakumva nabizi ko urakosoye neza ubwo ko waje uje gusabira umusore. Ndagira ngo uri aba ngaba uregereyo wibuze imyato. Ndashaka kumenya uwaje ashaka muri uyu muryango umukobwa seka n'abanga. Ndabona basa bose rero, ariko ndasaba dore atera intambwe turebe koko ufite ikibazo muri uyu muryango, turebe ko twagikemura muri uyu muryango. Uranyegere mwana wanjye, ndabona uzi gutera intambwe seka n'abanga. Ngaho hindukira usuhuza umuryango turebe ko utari umwana koko.